ari umupasiteri nimushake mu nyange ariko yarabyivugiye kuri YouTube nawe nukora amanyanga nzakuvuga ntabwo yasambanye hoya yishe umuntu ariko yavuze ijambo ndababa urababa asengeye abagore ngo baba abapasiteri izanye ukuri kuva mu itangiriro abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo nuwe mugore wishe byibuse n'inyoni akayitambira Imana h'igitabo uhereye mutangiriro ukageza mu byahishuri ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nene ntabwo umugore yasezeranya ngo nemere nakumva nishingiye nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye basi wongere usengera impeta wongere usenge kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambuza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya risikiwe aha Yesu ashimwe reka nizere ko mumeze neza nuko twinjiye mu kiganiro cyacu aka video n'aya majwi akomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino iyi saga y'abapasiteri b'igitsina gore yabaye saga aho byemejwe ko itorero rya ADEPR bigiye kubasengera akomenya ADEPR ishobora kuba hari ikindi kintu yari ibitse kuko abapasiteri bari basanzwe bahari abapasiteri n'abapotere b'abagore bari basanzwe bariho nubwo batari bari muri ADEPR ariko bari bari mu yandi madini baranabatizaga ntihagire ubarebaho n'iki byose niyo babatizaga n'imyuka igashiramo bakabakura mu mazi bafinina ariko nta kibazo cyabaga barabatizaga iyi video ya Riziki yatangiye kongera gutrendinga nifuje ko tuganira ni ikiganiro kitaraza kuba kirekire ariko donc turebere hamwe ijambo ry'Imana rivuga iki idini rivuga iki itorero ry'Imana ryo rivugamo iki nashaka ko tuganirira ese umugore mu itorero rya Kristo aremewe kuba umwepiskopi ese umugore mu idini iryo ari ryo ryose runaka hari icyo bitwaye kuba yaba umupasiteri ngo uhaye ikaze Imana igumugisha dusoje abantu bose badukurikiye bahabwa umugisha n'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen warumbajije uti ese mu itorero no mu idini Imana ishimwe ko nyine iki gihe hari icyo gihe abantu bari kugenda basobanukirwa ngo idini n'itorero ni bitandukaniye icyabaye kuri Riziki nukubera ko Riziki ndamukunda n'inshuti yanjye ndanashima ubutumwa bwiza bw'Imana Imana imunyuzamo ariko hari ikintu kimwe cyamubayeho gisa n'icyabaye ku bandi bantu benshi kudashobora gutandukanya idini n'itorero ry'Imana uravuze uti mu yandi madini cyangwa se ahandi ko abapasiteri bahahoze ni ukubera iki bije muri ADEPR bikavuza induru gusengerwa kw'abagore ngo babe abapasiteri ADEPR yewe n'uyu munsi nawe bamaze gusengera ubu ubona yuko abakirisitu batarabyakira ko ari abashumba ndatanga urugero hari abapasiteri birukanwe nk'uko abivuze hari abarimu bahaye inshingano zo kuyobora imidugudu uyu munsi abakirisitu ntabwo barakira ko babana ari abapasiteri ku mpande zombi ibi ndabivuga nk'umuntu w'umwadeperi uhura nabyo kandi mwejo bundi hari duweri nge nahuriyemo nayo nakaraka bari bampaye ngo nkore byo ngo ko duhura n'abo bantu ndavuga ati si uyu mupasiteri mushyira ati ariko barakubeshye ntabwo ari pasiteri ate ari mwari urumva bamenyereye ko abagore bari abarimu ariko burya munyarwanda yaravuze ngo bishya bishyira bishyito ubundi iyo umwarimu abaye iyo umugore abaye mwarimu igikomeye se ubundi ni ikihe ni ukuba pasiteri kuki batanabibonaga na kera na kare ubundi se pasiteri akora iki mwarimu adakora tugereranyije n'umushinga urabizi idini ryatsindiye mwarimu ntabwo asezeranye mu nzego rero ubwo ikibazo ni ugusezerana mwarimu ntabwo abatiza ubundi gusezerana byanditse no muri Bibiliya niba ariko kantu bashatse kugira se mwarimu yasezerera umuntu wapfuye
mwarimu bamusezeraho oya ni mwariyo imihango n'icyo akamuhesha kujya mu ijoro nyine n'ubundi hari ibintu byabaye nyine reka duhere ku cyo warumbajije abanyamadini ko mu yandi madini abapasiteri b'abagore bari bariho niki cyatumye muri ADEPR ho bisakuza bikavuza induru muri doctrine z'itorero rya ADEPR kuba uri umugore ukaba waba pasiteri ntibyari byemewe cyangwa se by'idini rya ADEPR ntibyari byemewe kuko yaba biba byemewe imyaka 85 yose ishize baba barabasengeye kuko ubu iki gihe sibwo habonetsemo abagore b'abanyabwenge sibwo habonetsemo abagore b'abanyamwuka sibwo habonetsemo abagore beza ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana nta nubwo ari bwo habonetsemo abagore beza na kera barimo buzuye umwuka wera bagenzura ibyingo zabo neza bize bagera baraminuza bagira na capacity bakora n'imirimo ikomeye mu itorero ariko kubera ko icyo gihe doctrine yabagongaga ntabwo byashobokaga ko niyo discipline yabagengaga ntibyashobokaga ko bayirenga izo mbago ngo babasengere babe aba pastor yego noneho rero muri iki gihe cy'imperuka bagiye bumva barabitangaje ahandi twongere tubabwire itorero rya ADEPR buriya ni nyina hari ukuntu ibintu byagiye biburuhererekana ADEPR ni nyina w'amadini menshi ari hano mu Rwanda ni nyina w'abapene ni abapene nibura 80%. Urambwira wenda nese ubundi ni bande aba baposo bose abadakomoka muri ADEPR ni bangaye hano muri iki gihugu n'abadakomoka mu nyirizina bafite bisaba ko bahamagara imbaraga ko udafite umushumba w'inkoko hari izindi mbaraga zigomba kujya muri fondasiyo zikomoka muri ADEPR kugira ngo idini ryawe rikomere nta kibazo ribe ritarakubyaye ariko nutaza n'ibifaro nutaza n'ibintu by'ibifaro shyiremo bya ibintu by'ibidije terekemo ntabwo rishobora gukomera utazanye amaniga hariya ntabwo bikunda abanyura hagenda urumva rero iri ryamye ribwira abantu ko ari itorero ry'umwuka wera hari iryo torero ry'abakiranutse n'ikimenyimenyi bakogosha neza n'amakanta kera ntibayateraga bakambara neza ibirebire ibintu by'ubumini toka shitani ibintu byo kudefiniza toka shitani ibintu byo kwimakiya toka shitani umuntu w'inyuma yabaga aryoshye cyane rwose n'uyu munsi iyo duhuye nawe mu muhanda turavuga tuyuniwe kabisa urumva ukamureba rero bababwira ko kubera ari abantu b'Imana sigaye bigoye n'ubundi nababonye barenze n'uduhoziya n'abasigaye baterekaho hejuru cyane urumva ibyo byazanye n'ibindi byose biri kugenda biza noneho rero kuza kw'ibyaje bigendanye n'icyiciro kigezweho nibyo byananiye abantu kubyakira birabananira rero barasakuza bati imyaka 85 tumaze ubu nibwo haje abayobozi bashishoza nibwo umwuka wera amanutse ahishuye ibintu by'abagore ubundi byagenze gute noneho rero ahandi hose bayitaga ngo ni amacaci buriya ibi bintu nari ubwo bazi ko caci n'ubundi ADEPR ni caci ariko nyine kubera ko akazina caci kadukanye n'izi nsengero nshyashya z'aba new age aba ADEPR bose iyo wavugaga ngo uriya muntu asengera mu macaci ubwo bamenyaga ko nyine ari umuntu apostolic reform rwose uraho ngaho cyane noneho rero bakabati ibyo nibyo mu macaci n'ubundi byo bakora ntibyemewe baraciriwe n'ubundi cyane kurumva basohokaga muri ADEPR bakagenda ADEPR gahagarara imbere y'abakristo bati bara n'ibicibwa uriya wavuye muri twebwe yakurikiye indamu z'ibyisi yavuye muri Yuda ntibare abacu baregera gucirwaho iteka n'abanzi b'umusaraba Kristo urumva bakigira bawukunda cyane yego ndabyibuka hari n'umuntu rwose umupasiteri wigeze gusohokana korali ya ADEPR ndugu yangu barakubitwaga bakabateza polisi kabakubita bakabamenaho urusenda induru ziravuga
ariko nawe aherutse kuzibukira idini yashinze icyo gihe arigurisha abandi ndayamanitse ndabona nubwo nari kubitiwe nkarimenerwaho urusenda mbonye ko ari irembo mbonye ko ari irembo ndazibukeye ndigenda yego noneho rero hari ibintu buriya wambajije kandi bikomeye reka tumanze dusomere ijambo ry'Imana ndaza kubivuga nyuma. Ijambo ry'Imana rireba itorero ry'Imana ntabwo rireba idini. Tugiye kuvuga ibyo mu itorero ry'Imana bandega amatwi babyumve. Okay, tugende gakeya. Yego. Umuntu uzi ko atari umujiji. Yego. Niyemere kuvumba mu bajiji. Yego. Abe yigendeye kare. Ibi bintu tugiye kuvuga. Yego. Bireba itorero rya Kristo. Bireba itorero ntabwo bireba idini. Kadusubiremo kugira ngo iki kintu cyumvwe neza. Yego. Ibi bintu tugiye kuvuga. Yego. Ni ijambo tugiye gusoma. Yego. Ni ijambo rireba abantu bari mu itorero rya Kristo. Yesu. Ntibaze kutubwira ko ari abantu b'abadive, abantu b'abapene, yego, abantu kwa Mariya, ntabwo ibi bibareba. Iyi si doctrine yanyu. Yego. Cyokoze icyo mwemerewe ni ukurondora uwo mubona ibyo masengesho agiye gusoma. Nanjye ndabizi byabayeho. Guhita umenya icyiciro arimo. Kuko ibyiciro ni bibiri. Hari idini n'itorero. Timoteyo, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 umurongo wa mbere. Inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni nabo mu itorero. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza, nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe. Umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha te kurinda itorero ry'Imana? Itorero ry'Imana umwepiskopi icyambere yego agomba kuba, iyo ukomeje hepfo bavuga ko reka tugahereho, agomba kuba ari umuntu udahindutse vuba. Umaze igihe akijijwe sirivu pre, pana guhamagara umuntu mu kabari ngo nuko aje akavuga ati ndayemeye, mukakumujandikamo mazi mumujanduramo muhishingana cyangwa yifite, ndavuga cyangwa yifite harya baragaraduwetinze kagutoranije harya na ya business ufite yakekayori iyo yijyaho ntuzayisiga ataha Imana yagutoranije kugira iki. Yego, ntabwo ariko gutyo bigenda. Agomba kuba ari umuntu udahindutse vuba, akaba ari umuntu ushaka kuba umwepiskopi, atari uwo babwiye ngo ba muri we akabazi nuko ntabwo ari uwo babishakira, ntabwo ari uwo babishakira, umuntu ushatse, si uwo babitoranirije, ni umuntu ubishatse wakabyiyumvamo, kuko ni inshingano zisaba umuhamagaro. Kandi ibintu ntiwabyiyumvamo udafite umuhamagaro, either wa Satani cyangwa w'Imana. Uko ubushake buva ahantu habiri, ku mwuka. Ku myuka niho bituruka. Iyo atari umwuka wa Satani utumye ubishaka, aba ari uw'Imana. Kuko aha hantu ntiwahahagararira udafite umwe muri aba bagabo uhagarariye. Ntibibaho. Ntabwo waba umupasiteri niba utuzuye umwuka wera, uba ufite uwa Satani. Kuko uyu ni umurimo abantu b'Imana nk'uko mutureba. Aba bapasiteri bose mubona i Kigali, ni Buruseli, na Washington DC, ni London, na Lagos, na Nairobi, Uganda. All of them uko mubabona, utayobowe n'Imana yo mu ijuru, ayoborwa na Satani cyane. Kuko hano urumva urundi pasiteri ni nk'umushingwabikorwa, abashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo bikorwa biri gukorerwa aho ngaho. Katurebe rero uwo mu bwami bw'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ryanditse, uwo mu bwami bw'Imana. Ntago Paulo yandikira Timoteyo yigeze amubwira ati uyu muntu
ntabwo yashobora gutwara abasadukayo, yego, ntabwo yashobora gutwara abafarisayo, yaravuze ngo agomba kubatwara itorero ry'Imana. yego, hari ibintu bigera muri 6 numvishije. yego, icya mbere numvisha ubunyangamugayo, yego, 2 numva ubushake cyane, 3 sibyo, yego, numva kuba ari umugabo, yego, w'umugore umwe, yego, atwara neza abo mu rugo rwe rw'umugabo. ntabwo narababwiye ngo umugabo si uwuzuye ipantaro, ntabwo ari uwuzuye ipantaro, umugabo ni si igihagararo, n'ubugabo si uburongora, ubugabo si ubutumbi. hari abagabo bafite umugabo ni ibikorwa, umugabo ni ikiri muri we. Yes. Bibiliya ivuze iki? Yego, iravuze ngo abakijijwe kera cyane, atari inzaduka. ntivuze ngo bafite diplome. yego, turi kuvuga mu itorero ry'Imana. yego, kuko Pawulo mu gihe cy'abahanga bavuga ko yari afite doctorisi yego, 2 cyane, yaza kuba ari kumuka yamubwiye ko bwate nk'episkopi nibura agomba kuba afite professor. urumva iyo bimera gutyo itorero riba ryarashinzwe nko kuri ba Luka bari bafite doctora. Yego, naho ubundi kuri Petero w'umurobyi nta cyari kirimo. no mu rukiko ngo bamuhagaritsemo barebye CV ye basaga ibintu by'amashuri birimo. Agate ko bunda abagabo ibintu babikurayo. Ariko Yesu yararebye n'ubundi mujya mwihangana. Iri torero Yesu ntiyarishinze ku muntu wize, nta dogitora Yesu yashyizemo, kandi si uko cyokoze abantu bafashe umwambaro we haje afata n'amagufwa ya Petero aho ati katujye kuyashingiraho gahunda. nakubwiye kare ngo ikirura cyitegereje intama, cyangwa ko tuno dutama ko dufite agasura keza tukaba dukunzwe ahantu hose, ibara ko twitonda akaba ari shere, ibintu bimeze neza. ubu tuzisanisha na gute turebe ibirura bishatse kwimya intama ngo bizabyara ikimanyi cy'intama n'ikirura. intama irabyanga ngo zihungira mu myobo, zihungira mu mizi y'ibiti, ngo bazinyaga byose ziranga ziriruka, zimwe barazibamba, izindi bazishishuraho uruhu, izindi bazica ibihanga, ziranga zimwe baziteka mu mavuta. ati ntago tuzemera ibirura, ntago tuzemera kabisa. kirura kigezeho cyavuga ati rero kantu tugiye gukora ku bwenge, dufate intama imwe tuyibage, turangiza twambara uruhu rwayo. ngo baragize vuba ngo isabato itabafata. kandi bari kushishuraho uruhu nyiri isabato. umubamba vuba itaraza, uruhu ruzajya rujya ku byapa byacu, ruzajya mu mvugo za mucunguzi baramubambye, birukanka mu ruhu. twebwe igihe nakora runo ruhu turarubyaza umusaruro, bashyiraho n'abasirikare ati ntimuzabwe ko yazutse, icyo dutwaye ni uruhu. terwa turarwambara, turwambare natwe twiyita intama, nubwo tuzajya tuvuga bakumva mu kanwa ijwi ryo ni iry'ikiyoka, no kurya nta ruko, amajanja n'aya ruko, urumva burya dusumira utuntu tw'imbagwa twibikaho vuba vuba, nubwo bazabimenya yuko amajanja ari aya ruko, amahembe ariko ni ay'umwana w'intama n'uruhu, urumva nubwo nijwi ari iry'ikiyoka, ariko ntaribi twambaye uruhu rw'intama, bararwambaye rero. urugendo rurakomeza, bameze nka barize iki batari ko ntimuzambatiza. riziki muhamagaye kangahe? ntabwo wigeze umenya ko gahunda ari inama. urumva ikibazo cyabaye, urumva abantu babonaga biriya birura byiyambariye uruhu rw'intama, kavuga ati ariko biriya birura ko ziriya ntama ko zirya inyama, ko turi kubona zirya inyama kandi intama zirisha ibyatsi, izibyibushye n'izinanutse byose rakayirana, izifunitse ni uguhuha nta kunga. byagenze gute?
abantu barize iki atakaraka ntibambatiza yambatiza ntibanseza so icyo twashakaga kwibwirira kuko twe tubwira abafite babandi twavuze bo mu ishyanga rito ntago ubutumwa bugenewe bose. Yesu yaravuze ngo hari abahawe kubibwirirwa imigani kugira ngo kumva babyumva ariko be kubisobanukirwa no kureba babireba ariko be kubibona kuko imitima yabo ari ibihuri, amatwi yabo n'imitima yabo ikabiremerewe n'ibyaha bigiye bitandukanye bya kamere z'imibiri yabo. Hanyuma rero mu itorero ry'Imana tubonye umwepiskopi ugombye kuragira itorero ry'Imana uko n'inyangamugayo. Icyambere n'inyangamugayo, yiyumvamo ubwo bushake buturutse ku mwuka wera, si umunyarukoni, si umunywi w'inzoga, ni umugabo w'umugore umwe arera neza abana bo mu rugo rwe kandi afite ubushobozi bwo kubera amaso itorero ry'Imana kuko utabasha kuragira abo mu rugo rwe atashobora kuragira itorero ry'Imana. Rero umwana w'Imana ukwiriye kuragira izindi ntama ngenzi ze, aya niyo mategeko amureba. Nta mugore rero ushobora kujya mu itorero ry'Imana, ntibishoboka kuko tubonye ko agombye kuba ari umugabo. Nta n'umugore uri mu itorero ry'Imana wakwemera kuba umwepiskopi, never. Kandi azi amategeko n'amabwiriza y'urugendo. Mayi nka data igazeti irahari, itegeko n'ibwiriza hano rirakurikizwa. Urumva nta mugore uri mu itorero ry'Imana wakwemera ibyo bintu. Nta wigeze abyemera kera, n'ubu ngubu nta wabyemera, usibye ko nta n'uwabimubwira. Noneho rero niyo wajya kubivuga mbere yo kubivuga, telefone yawe yajya guhamagara umwuka yagezeho kamwe ati telefone ugiye kwakira telefone mbi muri iki zitondera uyisengere. Ni muri iki cyumweru ugiye kwakira telefone mbi, ube maso usenga yitatu kuko ni telefone mbi cyane, azajya kumva ataro ariko kabuze. Rero twakwizeho itorero ryashimye ko dore ko biba ari itorero uruhusha agahita abyumva ati izi ya telefone Yesu yambwira ngo mbiki ngombe toka satani mwiza Yesu agahita kupa vuba vuba kavuga ati Yesu umwami w'abami kubitira kuri iki gikombe kindenze ariko nyine ka gahunda. Rero icyo twashaka kuvuga tunasoza, mu idini ibintu byose biremewe. Wemerewe kuba umwepiskopi babigutoranirije, bo bakubwira ati ngwino duhagarare, unabyanze wabizira, unabyanze wanabizira, wajya gusobanura impamvu wanga gukora iri torero. N'igihe ubona telefone ituruta ahantu hejuru utakekaga ko afite ihuriro n'ibyo bintu ugiye kujyamo, kubwira ati ngwinube. Urumva telefone ivuye muri Kenya ikazi kwa gatado ni Natasha tuvugana. Ugomba kuba ntago twatekereje dusanze ari wowe ukwiye kuba uzaje gutangira inshingano gira ibyuko. Urumva hari utuntu dushaka ko dushaka kwikorera hari kwino buhahagaze. Icya kabiri, si ngombwa ko abana bawe baba bakijijwe, shaka banywa urumogi bamansura bagira ibiki. Apostle wo muri Kongo ngo abana be hejuru cyane ni mwiza cyane. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, reka tubararike ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, naho butaha.